Mana yanjye koko umwana wanjye nasize mu cyaro ubu none hameze ate koko reka murebere ibinini ariko yarembye we sinzi ko ari bubeho none ni koko ndamubibiza ahubwo ndamenya ari bubeho ibintu mana reka mpe kubimushyira byose mpe kumuha ndebe se koko mana umufashe rwose kuko nabonse byose naba hehe koko papa wanjye apfuye Papa narimbizaye. Papa, ibinini ndabizaye. Papa. 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 Papa, imiti ndayizaye. Papa, papa arapfuye we, ariko papa ubunzigenda koko Yesu we ni muntabare we. Ubuse koko ndabwira ndariko mana ubuse nsigaye hehe. Ariko mana yanjye koko. Ugeze ndana ari umugome n'ubona insigaranye aramutwaye. Ubuse mbaye wande kuko wamana we. Ayewe ubuse ndajya hehe. Ubuse ko yajyaga kari bamukoraga ibintu byose ubu ndabibaza ndanone. Ubuse ndamenya none na mama apfuye atamubwiye neza ubuse nzamwegerayo kuko mana we. Ubuse kuko ndabigenza ni ubuse ndakora iki kuko wamana we. Yesu kuko nkora iki wamana we. Kubwira bari abaturanyi barimo baramesa buriya nta n'ibyo bamenye. Reka nze mbabwira ko si ubu papa ariko si ubu ngubu kuko ndabigenza ubuse mbaye wande kuko ndajya kuba papa wanjye kansize ntamenye na mama wabo basi ngo nzajya kubaririza ubuse ndabigenza ne kuko umuntu wana Mana yanjye koko umwana wanjye nasize mu cyaro ubu none hameze ate koko isubiye arangana ate umugabo wanjye nataye nzi ko ngiye gushaka abagabo b'abakire kubera ubukene nkaba mbona nabo ntazi ukuntu bimeze yewe mana ni agahinda cyane mana azabona umwana wanjye ariko si ubu ngubu kuko ndabigenza ubuse mbaye wande kuko ndajya kuba papa wanjye kansize ntamenye na mama wabo basi ngo nzajya kubaririza ubuse ndabigenza ne kuko umuntu wanaye ndi umwana nkarwana na papa none akaba nsize. Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like.
papa uransize ariko urambe muke kuko ntawe unsize reba ahantu hose niriwe ngenda nanjye ubundi ubu ngiye he ntarushye reka nicare hano mbanza nduhuke reka nicare ubusuku koko reka nicare inzu twakodeshaga papa yajyaga gutanga imibyizi none baranyirukanye ubuse koko ariko mana ubu kuki ari njye waremeye kubaho ubuzima bumeze gutya koko ako tubaho mama wanjye abahibaza iki koko ubu nta nubwo ntekereza ariko mana wanjye nzamubona koko kandi wasanga hari yibereyeho neza atazi ko umwana we yandagaye ubu se ngiye kwerekezayo koko ariko mana ubu se ndajyayo se ubu ni njye waremewe imihangayiko nk'iyi ubu se koko banyirukanye mu nzu imyenda bayikingiranye reba iyo mfite niyo yonyine ubu se koko nzafashwa nande ubu se koko ubu mama wanjye nzamubona ubu se nzamubona gute koko ubu se nzagenda mbaza ngo ni Karuyonga koko mana ntabwo nibyo papa yasize mbwiye ryonyine ajya ngo ni Karuyonga Bonifida ubu se koko ko buzuye mu gihugu nzamenya ari basisuye aho tunasa wenda abantu bajya bambona bakamunyereka ubu se koko nzabigenza na koko mana yanjye ubu koko ndakora iki nabonye abandi bana bo mu mujyi wacu bageze Kigali reka nanjye nze mfe gukomeza umuhanda ndebe ko nagerayo mfe gukora ubuyaya wenda nzabaho mfe kugenda ngeze Kigali wenda nzagera ubuse nzagerayo ryari ariko ntanahaza hano numva bagenda koko ubu nzagerayo n'ibirenge ariko mana ubu nzagerayo koko